Sarima nuko byakugendeye uyu mwana w'umukobwa sibye kumwereka Imana yonyine yo mu ijuru ikajya imuhora imutiza imbaraga n'ubwitange yagize mu buzima bw'indushyi nta bindi. Igihugu cy'Ubufaransa wagize umutima wo kumufasha amuhahaba. Aha rero tugiye kumureba kugira ngo tujye kumwereka ahantu. Aha rero tugeze ni mu rugo iwe ahantu atuye. Nk'ubabona ukegeka tinda ntabwo biba byoroshye mwabavandimwe ni intambara nyine yo kurwana y'ubuzima. Hanyuma naza turavugana nawe tumuha inkuru nziza y'umuntu wamugejejeho ubutumwa bwe bwiza, ubuzima bukomeze nyine, kandi tunashimira n'ukuri abantu mukomeje kwitanga. Hanyuma mama wabanguka kuko turi kwihuta. Wabanguka. Rero mama wararuhora warukomeye. Nameze neza kabisa ndashima Imana. Ni amahoro. Nukuri kw'Imana ni amahoro pe. Natwe twakwishimiye twagarutse. Twagarutse twaje kubana nawe mu buryo bw'ubundi twaguye ngo tuzagaruka se ntabwo tujye dutenguhana rero turagaruka n'ubundi. Hanyuma rero ubu tugiye kujya aho bagukodeshereje inzu yawe, umuvandimwe gukodeshereje inzu, tugiye kujyayo niho turi buganirire kugira ngo ushire amashyushyu. Murakoze. Hanyuma reka dufate urugendo tugende tudatinda. Sawa. Mwari mukoze. Byaramaho. Wisibona na botike reba ikintu wisibona bwa mbere. Botike nza cyane rwose mo abantu batuje b'ababyeyi. Zanjye ndabangope mbishyure ni. Niho ugiye guhahira. Oya ntarije n'abandi banarega bazabona ikintu bakaguha sibyo? N'abandi bantu bavanywe bagera. Abo wishimiye uyu munsi ibyishimo ugomba kubihorana umaze iminsi wararakaye. Hanyuma rero aha naho ugiye kuba camaha niho twakuboneye ugomba kujya gutura kuri iki gipangu cy'ibyatsi. Ahantu heza cyane kabisa. Harakonje. Aha stop. Niho ugomba gutura. Aha niho ni muri ibi bipango by'abakire. Nawe ujemo. Ndana mo ndenganije mungize muremure. Mungize mugari kabisa. Dore ugiye gutura nahanga haso. Nahanga urabona ko hatandukanye n'ahandi wahabasha. Kumana harenze ho narindi pe. Cyandageze ndumirwa. Kuri hari nuzaza akaguha igishoro. Nahanga rero bakonye nkunda gukora ariko nabuze igishoro. Inzu ni inzu twamuhereje amafaranga yabikubwiye. Gusa harakingwa harafunze ubu harafunze yavuze ko naza bari bifungure bakagukorera amasuku. Kanegeze funguzo abana baze mafunguro. Sinzi mwavuganye. Twavuganye mu kandi. Ni inzu mwavuganye. Akubwira ko amafaranga bayamwohereje. Yayabonye y'amezi 2. Hanyuma hari akandi kantu nako nshaka kukwereka. Nuko rero hari ubundi butumwa bampaye mbere y'inzu. Bampaye ubutumwa kandi kubana rwose kandi murakoze ndwa ntamenye byari byo. Ntabwo uramenye byari byo. Ndashimira umwana w'umukobwa bita na Berite. N'umwana w'umukobwa watumye wahaye ubutumwa Berike. Arabomereje ndabonye ko sinamenye ibyari byo. Hanyuma kubera ko yabonye wari wambaye nta nkweto wari ufite ntaki aguhaye aho kuba ngaha buriya nibyo kujyamo bizaboneka yaguhaye. Mana yanjye yo mwijuru ntacyo nagushinza murakoze Imana ibagire neza. Ngiye kujya amasha guca mu bandi kambare nyabure reba ko kanagukwira. Nishime nyaboneka kwambara ibirenge biraryana ndi kwambara inkweto nkababara ngatonekara ariko ndabimenya ndabyigiye. Urabona ko yaguhaye n'udukweto tuvura imitsi. Tuza kabisa tuvura n'imitsi kandi ngo ni sawa. Murakoze ndashima Imana pe. Usikuna nabere wahubwo. Envelope nako nakawe nzajya nkaguramo. Urateganya nko kwimuka ryari kugira ngo imukire mu kabisa inzu yanjye ntanayigiyemo ngiye kubyira abantu turanye baze banyimure ndare mu nzu. Berite n'umwana w'umukobwa bampaye nibemo. Rero tugiye gushimira umwana w'umukobwa ndamushimira. Harakamubye kaniyicarire tugasima n'uwariguze.
arakabaho umubyeyi wamubyaye n'ibere ryamwonkeje iyegereze mikoro neza nyabwo. ariko Berike nawe yagize ubushake bwo kumbona angirira icyizere anyereka undi muvandimwe mugenzi we bakurikirana ubuzima bwanjye bwose reka afashe umubyeyi wabyaye ndi guseka pe n'amaso nindwa yakize ndi kureba neza kwishima ni ukuri kw'Imana kabisa ntacyo nabyira Imana nta nicyo nayishinza ibintu muhe nabyo muri amatariki kabisa Imana ibumugisha. Umwana ku ishuri yamwishyuriye bari baramwirukanye kubera ibiryo na minerivare ubu ngubu Berike yayimuhaye n'umwana w'umukobwa pe umwana yagiye kwiga nta kibazo arataha asanga ibyo birahiye arya mubwira ati twimutse kakazu kabi twakavuyemo bya badahinze igaragara ifatika ikingika twajyaga dukenga twarakangarira hanze. Hanyuma tukikubwira ko tugiye kuguhinza umwana w'umukobwa yagukodesha Mana yanjye sinzi ikintu nababwira ngere usibye Imana yonyine yo mu ijuru niyabashe kubabwira ibibazo naho nari ndi kumwe nabyo mvuga ati se Mana iko bagiye kunyirukana muri kano kazu nzajya hehe nagiye kubona mbona Imana iraje irambye ati umwana w'umuhanzi bita Berike akwaje indi mwana w'umukobwa baje baranambura basanga nagiye gushaka amazi banema w'umwana wunzanye ko byati hari bagukeneye se ni bande wa mwana we ati manukura babona ndahageze kabisa yambatira nishimwe mbampa karibu mbese ntacyo navuga no kuvuga byananiye kubera ibyishimo byinshi nawe nabyo. Uburabura ikirere ikintu ubura wenda cyo gushyira mu nzu ni iki ngo ikintu mbona kindi kubura cyo mu nzu nta kintu nkoranirwa nicaye kubera ubukene nta ntebe ngira nta matora ngira ni ibintu byibire no kubyimukana biri kuntera isoni ni ukugenda nkabizingira mu gatenge kagafite nako ufite kumucuke nkazinyama nkihereza umwana akikora akajyana muri iyo nzu gusa nta kibazo ndashima Imana. Ni icyubahiro kabisa nawe kamata ni umuntu wakampaye njye nawe ushoboye kugura amatora nabona ariko ubwo wabonye inzu baguhaye aho kuba nabyo bizaboneka bakaguha umwana bakabona icyo kujyana ku ishuri akajya abona urabona abandi bana baryaga ku ishuri bakamusohora hanze ati nyoko ntiyishyura nyoko ni umukene nta nkweto ugira dore urasa nabi ntusa n'abandi bana ariko umwana yabyumvise umwana arishima avuga ati Mana nta kimana itadukoreye pe mama wanyu aho yicara nabibonye ko njya kwiga abandi bana na minerivare yayimpaye ndayitwaye ubu meze neza kabisa n'abantu bose nabibabwiye akavuga ati Sarima nuko byakugendeye uyu mwana w'umukobwa sibye kumwereka Imana yonyine yo mu ijuru ikajya imuhora imutiza imbaraga n'ubwitange yagize mu buzima bw'indushyi nta bindi. urabona ko Berike rero aba yashyizemo ubushake bwo gufasha Berike nawe abadukurikiranye areba amasura abantu badasa neza akabinjira mu buzima bwabo kandi akabukurikirana neza ruzungu. Umwana w'umukobwa reka tumushimire cyane. Umwana w'umukobwa iyi nzu wabonye rero ubu noneho nuza kuryama biragenda gute ubundi businzire ndagira ubwoba cyenda ndimo n'abana bakimara kubimbwira pe ati Sarima tugiye kwishakira ahantu ho kuba ndavuga se ntago byashoboka ntibyanakunda ahanga ndiho n'Imana yakunze iyo nzu nabagamo nawe ugezemo agenda akakwica nkwamye ko ari inzu ni toilette ntago ari inzu ariko kubera ko uyu mwana w'umuhungu Berike yamara akazi karinganiye kameze neza gapavumwe gafite urugi naga mu nzu y'itaka imbaraga zadutondagira gatora twishimagura nta gusinzira anzanye mu isima nzamya kwa koropa ariko bazanyigisha baramye ngo baramitorosho ngo rakrete ariko ngiye gushaka ahantu nkura amazi nzeba y'inkoropere kandi marakoze pe bikora neza twiganirira hanyuma natwe tugureke tujye mu kandi kazi sibyo hanyuma umwana rero umwana kibona umuceri byagenze umva ntacyo nababyira umwana ari agasane ka mbere arakaranga ambye ati mama shyiraho n'ibindi umwana ararya arishima tumukubita icyayi baracya tumukubita igikoma umwana avuga ati mama inda yaje twe tugiye gupfa ati se mama nawe wahaze nanjye nahaze nasa urakoze ushimire uwo mwana w'umuhungu bita Berite n'uwo mwana w'umukobwa twitangije. Hanyuma rero
ubu none umwana naza kubona inzu yahawe inzu mbese umwana yaburaga uko akina kwa ya mikino y'abana yayikinaga yaza agasesera nk'usesera mu mwobo akuramo akenda naga hariya dore ko yari yarabana amayibobo akasanga izo mbobo zene wabo bakajya gutoraguriza iby'abandi bavanywe bajugunye naje gutura mu gipangu azajya ava ku ishuri ni ukuri kw'Imana nishimye pe nishimye nasetse nazengurutse ni mu mumbyiro umuvandimwe murebe kari umuturanyi mwiza Ngiriwe amahoro nije wa muntu mwavuganaga wabishyuye inzu uraza kudufunga umubyeyi rero yarahageze yarahabonye ubwo muraza kugerageza mu hifunguzo nabonye amatara arimo umubyeyi urazimuha ni ukuri murakoze kandi Imana ibaha umugisha muzagomeze nyamuneka mu muturwarize cyane ukuri kw'Imana ndishimye nta kuntu nabivuga mbese si igiko nzabigira numva bimashije kumenyana nawe namwe murakoze nuko rero baza kubifunguza ifunguzo ubwo nyine barazimpaye gufungura birananira ndavuga ati se ndazibasubiza biragenda nashatse umwana ndambyateye mwana no tuyahanga fungo na rugi turebe umwana ati niyo mpamvu wisubiriye inyuma ese mama byakunaniye kandi mo nabajya bahafungura abahabaga mbere umwana arafunguye ndebye inzu mpaye nkareba bonera imirangi mbona urugi ni sawa abatu nageze mu ijuru ntapfuye ndabata ariko mana urakoze kandi ushimwe cyane yanzu nyinjiramo reka tukureke kandi ushimira uyu mwana w'umukobwa nukuri kw'Imana ndamushimiye 5/5 no umusaza w'ibitaberike n'Imana imugire neza kandi mu inzira nzima rero bakunzi ba Berike TV nkuko nabibabwiye twari twagiye gusura wa mubyeyi wabaga mu nzu ya toilette utageraga haba kandi abana n'umwana ariko mugira neza kuva mu gihugu cy'Ubufaransa yagize ati reka nihangane ubura uko ushoboye nshaka amafaranga nawe n'umwana w'umukobwa muto arayashaka abasha gufasha uyu mubyeyi yamushakira haba urabona ko atandukanye naho yabaga ameze neza umubyeyi wishimye cyane ahako n'iby'icyubahiro ni naryiza nambaye n'inkweto ndaberewe kize mu karenge umunani uruza ni fureje pe izo bituzishira hari kujugunya bino nataraguye mu pubere ibara barazitoraguye ihangana ntabwo bizongera kuba buriya by'abakarane bababye buriya ntabyara umwana umwe abyara abana benshi rero ntabwo umubyeyi ari umwana ari uwo wabyaye gusa n'abandi bose umwana wese ni umwana reka tugushimire cyane kandi Imana ikomeze gukomeze murakoze ntacyo nababyira gusa murakoze nta bindi ibindi aho utaha Mana mujye kandi mwumva hafi musure ningira ikibazo nagiye mbwira Berite mbyate se mwana wanje ntabara bibazemeza gutya na gutya n'umwana wanje na mbese yabaye umwana wanje nta kundi akamatora sama murakoze kandi namwe Imana bahe umugisha